nshuti bakundwa munezezwa no gutega amatwi ijambo ry'Imana, ndongeye ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Amahoro y'Imana abane namwe. Tugiye gukomeza umugabane wa 4 ari nawo usoza igice cya mbere cya Daniyeli, uhera ku murongo wa 17 ukageza ku murongo wa 21. Twaherereje inyuma imigabane 3, noneho mbere y'uko dutangira uyu mugabane usoza, mureke tubanze dusenge. Mana yacu, turakwiragije muri aka kanya kugira ngo tubere umwigisha mukuru, ijambo ryawe kandi rigire ububasha ku mitima yacu, ridutere guhinduka, ridutere kugukorera, ridutere kukwitegura, ridutere kukwiteguza n'abandi, mu izina rya Yesu, amena. Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 17. Maze abo basore uko ari 4, Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa no mu by'ubwenge, ariko Daniyeli yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi. Nuko iyo minsi yo kubazana yategetswe n'umwami Nebukadinezari ishize, umutware w'inkone ajya kubamumurikira. Bahageze, umwami aganira nabo, ariko mu bandi bose ntihabonetse uhwanye na Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nicyo cyatumye abagira abakozi be mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya. Icyo umwami yababazaga, yabonaga arusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye cyose inkubwe 10. Nuko Daniyeli agumaho ageza ku mwaka wa mbere umwami Kuro ari ku ngoma. Iyi mirongo ni imirongo igaragaza ukugororerwa k'ukwizera kwa bariya basore. Kwizera bariya basore bagaragaje, cyangwa se kubaha Imana bagaragaje, byaragororewe. Imana yabibagororeye ingororano yo kugira ubwenge, yabagororeye ingororano yo kugira igikundiro ku mwami w'i Babuloni Nebukadinezari, kandi yabibagororeye guhabwa inshingano zikomeye cyane mu butegetsi bwa kiriya gihugu. Nta gushidikanya yuko iyo twubashye Imana, Imana irabitugororera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bisa naho Daniyeli wenyine ari we wahawe ubushobozi bwo gusobanukirwa amayerekwa n'inzozi, ariko uburyo Uwiteka yakoranaga na Daniyeli muri ruriya rwego ntibusobanuye na gato ko bagenzi be bari ab'agaciro gake mu maso y'Imana. Kuba bararindiwe hagati mu itanura ry'umuriro byerekana ko nabo bari bakunzwe n'Imana mu buryo bumwe. Uko biri kose, Daniyeli yari afite ubushobozi kamere bwatumye aba akwiriye gukora uwo murimo wihariye. Kwita kuri abo basore byihariye umwami yari yaragaragaje kugeza icyo gihe, yakomeje kukugira. Ku iherezo ry'imyaka 3 yarabahamagaye ngo abahe ikizamini, avugana nabo barebana amaso ku maso. Yagombaga kwimenyera ubw'uburyo babashije gutsinda amasomo ndetse n'urwego bari bariho rwo gukora neza ibyo basabwe. Ni ikizamini nanone cyerekana ko umwami yari umuntu ufite ubumenyi bwinshi mu bukorikori n'ubuhanga bw'Abakarudaya, kuko iyo bitaba ibyo ntiyari gushobora gusuzuma ko abandi bafite ubwo bumenyi. Amaze kubabonamo ubushobozi buhambaye, aho yarebaga hose, atitaye ku idini cyangwa ubwenegihugu bwabo, yabonye ko abo basore bari abahanga inshuro 10 kurusha abandi bantu bose bari mu gihugu cye. Umwami niwe witangiye ikizamini kandi atanga umwanzuro w'uko abasore ari abahanga cyane ku bandi inshuro 10. Abantu benshi batinya kugaragaza kubaha Imana, batekereza yuko niba bigaragaza ku ishuri bakanga gukora ibizamini ku isabato bazatsindwa. Abantu benshi bariga cyane, ugasanga no ku isabato bariga, ubwo ndavuga abanyeshuri, nyamara tuzi ubuhamya bwa benshi batajya biga ku isabato, ntibakore n'ibizamini ku isabato, ariko bakaba ari bo bahanga, bakaba ari bo bagira amanota menshi, bakaba ari bo bagira akazi, babona akazi kandi
no mu kazi kabo bakaba ari bo baba inyangamugayo bagakundwa kurusha abandi. Rero ibi ni ubuhamya bukomeye cyane ku banyeshuri bakiga, ni ubuhamya bukomeye cyane ku barangije amasomo bakora akazi, yuko iyo tugize ubunyangamugayo tukubaha Imana tubona ingororano zikomeye. Reka rero tugaruke ku murongo wa 21. Nuko Daniyeli aguma aho ageza ku mwaka wa mbere umwami Kuro ari ku ngoma. Uyu murongo wa 21 umeze nk'uwanzura igice cya mbere cyose tumaze gusoma. Byatangiye aba basore bajyanwa mu bunyage ari imbohe, ariko aha mu gice ku murongo wa 21 haragaragaza ibyiringiro cyangwa se icyizere cy'abo banyagano, kubera ko uyu mwami Kuro waje gutegeka Daniyeli akiri mu butegetsi, akiri hariya ibwami, yari yarahanuwe ko ari we uzatuma ubwoko bw'Imana bucungurwa bugasubira mu gihugu cyabo, nk'uko tubibona mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 44 ku murongo wa 28, ahavuga ngo, kandi avuga ibya Kuro ati, ni umushumba wanjye, azasohoza ibyo nshaka byose, akavuga n'iby'i Yerusalemu ati, hazubakwa, kandi avuga iby'urusengero ati, urufatiro rwawe ruzashyirwaho. Uyu rero uwari kuzategeka iby'i Yerusalemu ngo hubakwe, uyu wahanuwe imyaka 100 mbere y'uko aza, y'uko azongera gusubizaho urufatiro rw'urusengero, niwe waje kwima ingoma nyuma ya Berushazari umuhungu wa Nebukadinezari. Niwe waje kuyobora abaperesi, kuko abaperesi nibo bakurikiye Babuloni, kandi uyu yaje Daniyeli akiri muri buriya butegetsi agifitemo ijambo. Icyo bigaragaza rero ni uko natwe ibyiringiro byacu biri hafi gusohora. Daniyeli nk'uko ibyiringiro bye byari biri hafi kuza binyuze muri Kuro byo gusubira iwabo, natwe ibyiringiro byacu biri hafi kuboneka ubwo Yesu Kristo ari hafi kugaruka akadutwara mu bwami bwe. Ndasaba rero Imana, kandi ndasabira buri mwana wayo wese ukurikiranira ijambo ryayo, kugira ngo ye gutakaza ibyiringiro, ye gutakaza kubaha Imana, ahubwo akomeze gushikama, kuko Imana izatugororera vuba bidatinze. Nibyo nabasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.